Ndabasuje kandi mbaye ikaze bakunze barukundo Love Stories. Uyu munsi turagarutse muri bya biganiro byacu, ibiganiro bitwigisha uko dukwiye kwitwara mu rukundo ndetse tukanasobanukirwa ibintu bigiye bitandukanye mu rukundo. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane. Iyo abantu bitegura gushinga urugo cyangwa se iyo bitegura kubana, kuri buri ruhande yaba ari umukobwa cyangwa se umusore, hari ibintu baba bari kugenda bibaza. Ugasanga umusore ari kwibaza ngo ni ibiki nagakwiriye kuba afite ku buryo umadamu wanjye nazaza hatazagira ibintu bizamutesha umutwe cyangwa se atazacisha mwijisho. Abari kwibaza ate se nibiye bikoresho nagakwiriye kuba afite ku buryo madamu rwose ibi bintu bitagakwiriye kuba aza mu rugo abifite. Hari nabandi baba bari kugenda bibaza ibintu bigiye bitandukanye, n'abakobwa nuko nabo bari kugenda bibaza ibintu bigiye bitandukanye. Ariko uyu musore reka turebe ku ruhande rw'umusore. Ese ubundi umusore nibiye bikoresho yagakwiriye kuba afite ku buryo madamu ubwo azagera mu rugo ibi bintu atagakwiriye kuba yabibura, cyangwa se madamu ataza ngo gucisha mwijisho abone yuko hari ibintu utujuje. Naguteguriye ibikoresho bigeze ku 9. Ibi bikoresho nuburamo na kimwe uzamenye neza yuko bashobora kuzagucisha mwijisho rwose. Hari n'igihe wicara ugategereza yuko ibi bintu bizazana umugore, hanyuma nyuma y'igihe muri kubana watekereza ko atabizanye, ugasanga utangiye kujya umubaza ibintu byinshi, ari nabwo bamwe na bamwe bibaviramo kuba basenya urugo bakaba barusenya bagatandukana rwose kubera utuntu tw'amafutifuti. Iki kiganiro gikurikire neza kugira ngo ejo cyangwa se ejo bundi utazatungurwa no kubona madamu wawe agucishije mwijisho kandi bitari bikwiriye, byari inshingano zawe kuba ufite ibi bintu mu rugo rwawe. Turahera ku cyambere kureka mbanzi nakire abantu bashyashya kuri yicana. Umuntu mushyashya n'umuntu uba utaramukana subscribe, niba utarakanda subscribe uyikande kandi ubuke gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngo ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ikindi kandi niba unkunda ukanakunda ibiganiro bitandukanye nkunda kunyuza ngaha kuri YouTube channel byubaka imitima y'abantu benshi, wibuke gukanda like kuri no video ubundi dutagira ikiganiro cyacu turi kumwe 5 kuri 5. Ikintu cyambere ni iki ngiki: uri umusore kandi ukaba yifuza kuba wakubaka urugo, ukwiriye kuba ufite inzu, cyangwa se waba udafite inzu yawe bwite ukaba ufite ahandi hantu ukodesha. Ariko icy'ingenzi ukwiriye kumenya nuko wagakwiriye kuba ufite ahantu ho kuba cyangwa se ahantu ukwiriye kuba wazanira umugore. Hari abasore batangira kubaka urugo ariko nyuma y'amezi nk'abiri cyangwa se ukwezi kumwe nako kutararangira agatangira kubwira madamu ati zana amafaranga yo kwishyura inzu, zana amafaranga twishyura inzu, dore ibintu byadukomeranye. Nibyo koko ushobora kubimuganiriza, ariko iki ngiki ni ikintu waragakwiye kuba warateguye kera ku buryo utagakwiriye kuba wabura amafaranga yo kwishyura inzu. Niba wifuza kubaka urugo rwiza rero utagombye kujya ugora madamu wawe, mbere yo gushinga urugo tabanza utekereze uburyo wazajya ubona amafaranga yo kuba wakishyura inzu, cyangwa se niba ufite ubushobozi uyubake. Kubwiza ukuri yuko iki ngiki gikemura madamu wawe muzabana neza ndetse 5 kuri 5. Reka tujye ku cya kabiri. Iyi nzu yawe ikwiriye kuba irimo ibikoresho by'ibanze. Urugero, igitanda ntabwo gikwiye kuba cyabura muri ino nzu yawe. Icya kabiri utagakwiriye kuburamo n'intebe. Biragatsindwa yuko watekereza kuba wakubaka urugo ariko ibi bintu utabifite mu nzu yawe, kuko ntabwo bigaragaza yuko witeguye kuba umugabo wa nyawe. Nimba uri kwitegura kuba wakubaka urugo rero ibindi byose biri kubanza utegure ibi bintu, kuko ni ibintu by'ingenzi bitagakwiriye kubura mu rugo rwawe. Icya gatatu ukwiriye kuba ufite ibikoresho byo mu gikoni by'umwihariko, ukaba ufite ibisorori, ukaba ufite amasahani ndetse n'amasafuriya yo gutekeramo. Nibyo koko ushobora gutekereza ati madamu hari ibyo azazana, ariko uko byaba bimeze kose 80% ntabwo uba wizeye yuko azaza bizanye. Niyo mpamvu ukwiriye kuba witeguye kuba ufite ibi bikoresho, yagira ibindi azana bikaza byunganira ibyo ngibyo, ariko ukaba ubifite, kuko niko kuba umugabo wa nyawe. Icya kane ukwiriye kuba ufite ibikoresho by'isuku. Ugomba kuba ufite isabune ndetse ufite indobo, amabase ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu kuba hakorwa isuku, kuko madamu wawe iyaje cyangwa se umugore wawe iyaje, mu by'ukuri turabizi yuko isuku ari cyane, nubwo n'umugabo imureba cyane, bo ikintu babashingwe cyane no gukora isuku. Rero biragatsindwa ko yajya gukora isuku akabura icyo ayikoresha. Ndabizi ubu ngubu utangiye kuvuga ngo reka ibi ngibi ni ibya abagore, ariko nakubwiza ukuri ibi ngibi umenye inkuru y'umugabo wigeze gutandukana n'umugore, umugore agatana ibintu byose yazanye mu rugo akasiga abikuyemo. Ni ugutandukana se ko umugabo agiye kukaza agasanga umugore yagiye ibintu byose yabijyanye. Ibi bikoresho ni ingenzi, ntago uba ukwiriye kuba wabibura mu rugo rwawe. Ko shimye se ashobora kuba yazana ayo masahane, azazana n'igitebo cyo gukora amasuku mu gihe imvura yaguye ikaba yakuzuza imicanga imbere y'inzu. Nta nubwo ashobora kuzana umupango kuba watemura mu gihe igihuru cyabaye cyishi hafi yo mu rugo. Ibi ni ibikoresho utagakwiriye kuba wabura mu rugo rwawe. Reka tujye ku cya 5. Ukwiriye kuba ufite ibikoresho by'amashanyarazi. Urugero, ukwiriye kuba ufite amatara kandi ahagije, ukaba ufite sharijeri zihagije. Ikindi kandi ugomba kuba ufite radio kugira ngo mujye mumenya aho igihe kigeze.
cyangwa se waba ufite ubushobozi ukagura iyo televiziyo. Icya karindwi ukwiriye kuba ufite telefone mu rugo rwawe cyangwa se ubundi buryo bw'itumanaho kugira ngo mujye murushaho gukominikana byoroshye. Icya karindwi ukwiriye kuba ufite amafaranga cyangwa se uburyo wa savinze. Ushobora kuba waragiye mu kimina, ushobora kuba ubika kuri banki, nabwo n'ubundi buryo, ariko ugomba kuba ufite amafaranga savinze ku buryo yabagoboka. Ni ibintu by'ingenzi nubwo yaba atari menshi ariko akaba hari. Icya munani ukwiriye kuba ufite imyambaro yo kwambara nubwo yaba atari myinshi ariko ukaba ufite uburyo wabiteguyemo, ufite imyambaro kandi imyambaro isukuye. Icya cyenda aricyo cya nyuma ukwiriye kuba ufite akazi, ikindi kandi ufite ibikoresho by'akazi cyangwa se ibikoresho by'umwuga. Ibi bintu umugore wawe naza mu rugo agasanga urabyujuje, urabifite, ndakubwiza ukuri yuko azumva yishimye kandi muzabana neza cyane kubera yuko uzaba warateye intambwe ikomeye, uzaba ufite uburyo wateguye mu kubaka urugo rwawe. Azabona ko uri umugabo uzi icyo waje mu rugo uje gushaka. Ushobora guhita wibaza atese ko atubwiye iby'abasore ntube utubwiye ibyo abakobwa baza mu rugo bazanye, kubera iki ibyo utabivuzeho? Niba wifuze ko kino kiganiro nagikora ibyo abakobwa bakwiriye kuba baza mu rugo buje cyangwa se bafite, ubyandika hasi muri komenti, hanyuma ndaza ngukorera ikiganiro cyabyo nabyo mbikubwire mpereye ku cyambere kugeza ku byo uri bushake. Reka ngushimire ko twabanye mu iki kiganiro kuva gitangiye kugira tugisozanyije. Imana iguha umugisha. Niba twabanye mu iki kiganiro kandi twabanye neza, urebe niba wakanze like, niba utayikanze uyikande. Ikindi kandi niba uri mushyashya ukaba wari utarakanda subscribe uyikande, kandi wibuke no gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyangwa se inkuru bitambutse kuri YouTube channel yacu Rukundo Love Stories uzajya ubasha kwibona kandi ubibonere ku gihe. Bye, ndabakunda. Reka tuze guhurira mu kindi kiganiro. Mwakoze cyane, ngiye mwarimo ni kumwe, nitwa Rukundo Damas. Ugira ibihe byiza kandi ndagukunda.